muraho Jeannette muraho neza amakuru ki amakuru ni meza karibu abakunzi bacu kuri Muraho Rwanda nkuko mumenyereye hano ndi kumwe na Jeannette nanjye ni Denise duheruka mu biganiro byamuze tuganire Jeannette rero yaramaze igihe ari kuri terrain ari gufata amakuru ndetse n'ibindi biganiro bya Muraho Rwanda twakwakiriye rero muri Muraho Rwanda n'amanje Jeannette murakoze cyane uyu munsi rero tugarutse kubabwira ibijyanye n'amasomo yacu muri Muraho Rwanda ariko cyane cyane tugiye kwibanda ku masomo y'abana dufite muri iki gihe aribonye Jeannette aribonye abana bari kwiga bafite courage bariga turigisha indimi zose turigisha Ikinyarwanda Icyongereza ndetse n'Igifaransa ariko tugiye gushishikariza cyane cyane ababyeyi bazana abana biga Ikinyarwanda nicyo turi guheraho cyane kuko urumva nkuko nari nagiye no kuri tele nagiye gusura ababyeyi bamwe na bamwe nkabaganiriza kuri ibyo bintu wabonye babyumva batese wowe umaze igihe uganira n'ababyeyi hari nabo nabonye wazanye kwiyandikisha wabonye bimeze biti imyumvire ihagaze ite gusa nyine urumva ababyeyi umubyeyi wese ubona ko atagira umwanya w'umwana we ubu ngubu asigaye afite ahantu amujyana akavuga ati umwana wanjye ari hariya nanjye ngiye gushaka uburyo kijye gushaka ibyo mu rugo byari burarire nabo bari hariya bari safe aho kugira ngo kwa kundi ababyeyi bajyaga basigira abana abakozi basanga utundi duco biga tutari twiza ariko ubu ngubu umuntu uzi Muraho Rwanda uzi ko dusigaye twigisha abana umuco wacu tubigisha Ibinyarwanda gusekura gukubura kugira ibintu byose nabonye barabishika barabikunze hari impungenge z'uko nyine ubona muri Kigali akenshi kubera abana bajya mu mashuri wenda twakwita ko ari privé cyangwa se amashuri international ubona ururimi rw'Ikinyarwanda rugenda rukendera icyo cyo ni ikibazo gikomeye mu gihugu cyacu tutabihagurukiye ngo tubashe kujya dushishikariza abantu nkatwe bake tuzi babasha no kuba banadusangiza n'abandi bose kugira ngo bazabashe kugenda babwira n'abati umwana wanjye akeneye kumenya Ikinyarwanda ibi ntabizi ukajya kumva kuva umwana avuze Ikinyarwanda kitabaho niyo mpamvu rero twabibonye rwose muri Muraho Rwanda dushyiraho amasomo yo kwiga Ikinyarwanda buri cyumweru nyuma ya saa sita nayo ni amasomo rusange ariko niyo umwana avuye ku ishuri rwose afite umwanya ushobora kumufatira gahunda akaza muri Muraho Rwanda tukamwigisha ni ukuvuga ngo turakora buri munsi kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru dufite isomero nk'uko mubibona hano dufite ibitabo bitandukanye twabazaniye kugira ngo wenda tubereke dufite ibitabo by'Icyongereza umwana uvuga Igifaransa Icyongereza n'Ikinyarwanda nk'ubu urabona nk'aka gatabo iki ni Igifaransa ni ukuvuga ngo umwana journée des animaux ni ukuvuga ngo rero ko dufite ibitabo by'Igifaransa dufite ibitabo by'Icyongereza urabona n'aka ngaka ni Icyongereza The Talking Tree tukagira Ikinyarwanda byo rwose twabishishikariye ni byinshi kibondo hari utazi ngo kibondo ni iki abashaka byumva abana rero baraza tukabasomera tuba dufite gahunda zo gusoma buri munsi nyuma y'amasomo cyane cyane tubashyira nyuma y'amasomo kuko tuzi ko abana bari mu gihe cyo kwiga ariko muri vacances nabwo benshi mwagiye mubibona ko tugira ibyo bita summer camp cyangwa se tukagira itorero ry'abana muri vacances mu biruhuko bakatugana bakaza tukabitaho tukirirwana nabo tugasoma tugakina tukaririmba tukiga izo ndimi tukiga ubukorikori butandukanye ni ukuvuga ngo rero rwose abana iyo bageze muri Muraho Rwanda barishimye ntabibonye muri camp nabonye ukuntu abana bitabiriye nabonye ukuntu abana bashishikaye umwe ukabona ati ngiye kutanyambitse Ibinyarwanda none na myenda ya Kinyarwanda urabona nko mu Rwanda nyine iyo ugiye mu bukwe urakenyera ukabona abantu akenyeje abagabo n'abasaza mbese ukabona abantu bose bakenyeye bagasa neza buriya rero abana iyo babirebye bagira ishyari kuko nabo bavuga ati buriya wenda nyina wambara bigenze gute nawe ibonye muri Muraho Rwanda barabirwanira hari abavuga ati biriya bintu nari nzi ko
ari iby'abantu bakuru gusa sinari ko n'iby'abana byaboneka. Twarabakenyeje rwose ukabona barishimye, abo twambitse intore amayugi, umwana ukamwambika iyugi bwa mbere ataranaribona mu buzima, bakundisha ukabona ko babyishimiye rwose. Abantu badukurikiye mu gihe cy'impeshyi twanyuzagaho ibiganiro bitandukanye by'ibyo twakoze hamwe n'abana, ariko icyo twashakaga kugarukaho ni uko ntabwo bihagarara mu biruhuko cyangwa ntabwo byahagaze mu mpeshyi, ahubwo kuva mu kwa 9 twafunguye iryo shuri ry'abana ryigisha indimi, Ikinyarwanda, Igifaransa n'Icyongereza, kandi dufite gahunda yo gukomeza n'izindi ndimi, Espanyol, Igishinwa, Icyarabu, Ikidage, kuko indimi zahari ku isi rwose zivugwa hirya no hino. Twifuza ko n'abana bacu bazitangira bakiri batoya bakazigira hano muri mu Rwanda, kwa kundi umwana agira amahirwe yo kujya kwiga hanze, yagenda agasanga wenda azi kwidebriya, ashobora kwidebriya. Kandi si ukuvuga ngo ni ukugenda, indimi zirakoreshwa. Umwana ashobora kwiga Ikidage hano mu Rwanda ugasanga abonye akazi kubera ko muri icyo Kidage cyiyongereye ku ndimi avuga. Buriya ururimi ni ikintu cyiyongera kuri CV, kikaba cyagufasha mu kazi cyangwa se no mu bundi buzima busanzwe no mu masomo kwiga. So niyo mpamvu rero dufite iyo gahunda yo kwigisha abana indimi. cyane cyane rero ku bijyanye no kwiga ururimi rwacu rw'Ikinyarwanda, buriya nibyo njye nahagararaho cyane kubera ko riri kugenda ruba ruke mu miryango, ruba ruke mu bana, ugasanga n'umubyeyi ngo hariya iki kintu bakita ngo kira akaba atazi umwuko. So ngewe icyo twakwibandaho cyane buriya ni ukumenya ururimi rwacu, ukabanza ukarumenya. Mwana uzi ururimi rwacu, buriya nubwo tuvuga natwe ngo tuzi Ikinyarwanda ntabwo tuba tukizi cyose. Buriya kwihugura biba byiza, gusoma nanone nabonye gusoma birafasha cyane. Gusoma birafasha, nabonye ko ari ikintu umwana yo ari kiri mutoya ukakimutangiza akura bikunda. Nkatwe nitwize twigishwa gukunda gusoma, ariko ahubwo wenda kubana n'abantu bakakubwira ati buriya nusoma hari byinshi uzigiramo, bigatuma nyine biguha kuraje, ukabona nibwo wakuze utabikunda ucishamo byibuze n'akagake ucishamo gusoma. Birafasha. Hari ikibazo cy'uko rero ababyeyi benshi bafite impungenge z'ibitabo, bavuga ko ibitabo bihenze, kandi nibyo koko ibitabo mu maguriro y'ibitabo usanga bihenze, atari buri mubyeyi wese wapfa kwigondera ibitabo byo gusoma. Ariko niyo mpamvu rero twatekereje twavuga tuti se wenda nta wazana isomero akarishyira hano Kimihurura, wenda niho twatangiye, tuzajya no mu zindi ntara cyangwa no mu tundi duce, bakazana iryo somero babandi bari hafi aha ngaha bakaba wenda bagira amahirwe yo kuba bazana abana bagasoma. Umwana araza agasoma igitabo akagisiga akigendera, cyangwa se akanagitira hari amafaranga makeya yatanze yo kugikodesha. Kuko mu bitabo tuba tubikodesha, tuba tubigurisha, ibitabo byanakoze turanabigurisha kuko usanga ibitabo bihenze iyo ari bishya. Ariko iyo uje muri mu Rwanda ni ukuvuga ngo ibitabo rwose wabonamo igitabo wakwigondera umubyeyi. Cyane cyane n'icyo n'abana bakunda gusoma, nk'umubyeyi uvuga uti sinabona amafaranga yo kugisoma, kugurira umwana ngo ajye asoma, cyangwa umwana ntiyabona umuntu uzajya umufasha gusoma. Nabyo biriya biba byiza kuba baza ahantu hari isomero, nk'abana biga bataha, njye ntekereza ko yajya amufata akamuzana aho hantu akavuga ati reka umwana yige gusoma. Nyine n'umubyeyi nawe abishyiramo ingufu kugira ngo umwana yige gusoma, kuko umwana iyo akuze nibwo abona icyiza cyo gusoma. Rega n'ubundi bajya bavuga ngo uhisha umunyafurika ngo ahisha mu gitabo. Ibaze rero kugira ngo bajye batuvugiraho gutyo, ni ukuvuga ngo ushobora gufata amafaranga $100 ugashyira mu gitabo ugatereka hariya cyane rwose, kikamara aho ngaho amezi 3 ntabwo uragikoraho kandi harimo amafaranga. Ariko mbona umuco wo gusoma ugenda ukamubona ko ugenda utangira gake gake. Abana nabashije kubona abana bari kuza, abana bari kubona bafite ubushukuraje yo kwiga. Urabona ko byibuze niba akantu gato twakoze kuba twabwira abantu ati tubakoreye ibi, tubashyiriye ibi muze, byana burya bateye kuraje. N'abandi rero batari babasha kubimenya, nababwira ko mwazana abana tukabigisha gusoma, tukabigisha nyine tukabakundisha umuco wacu n'abandi. Kandi rero ni cyiza no mu rugo turabibasangisha reka. Yego, no mu rugo mujyayo tujyayo rwose. Ni ukuvuga ngo umubyeyi aravuga ati dufite abana hano mu rugo dukeneye ko basoma, utubwira imyaka bafite, ukatubwira ururimi bavuga, ururimi bisangamo bashobora gusomamo,
ubundi twebwe tukabazanira ibitabo mu rugo bakabikodesha, niba ari ukwezi niba ari icyumweru, hanyuma bakabigarura twebwe tukaza kubifata. Ni ukuvuga ngo dukora delivery, twakira abana mu isomero ryacu, mbese ibitabo twabigize nk'aho rwose dushaka ko buri mwana asoma, ngo igitabo ku mwana Umunyarwanda yige gusoma, yige gusoma, si ibintu byacu ariko tugiremo courage tubyige, kuko ubona icyiza cyabyo iyo umaze wa mwanya gukura nibwo ubona icyiza cyo gusoma. Umaze kumenya urwo rurimi, umaze kumenya, hari ibintu byinshi twigira mu bitabo, byaba siyanse, yaba imibare, yaba indimi, ni byinshi. Ubwo rero murakoze cyane. Icyo twari tugamije kwa kugira ngo tubashishikarize kuzana abana mu isomero ryacu, tubashishikarize kuzana abana kwiga izo ndimi twigisha, yaba muri weekend yaba no mu migizi turakora 5 kuri 5. Mwibuke no gukora subscribe cyane, dutera comment aho ibyifuzo byanyu tuba dukeneye kubyumva. Ikindi ni adresse dukorera mu Myembe Kimihurura, aho bita mu Myembe benshi barahazi. Tukaba dukora kuri restaurant yitwa Tea House. Iyo ugeze muri Tea House urabaza uti Muraho Rwanda bakorera he? Muraho Rwanda niho dukorera, ni karibu abifuza ibitabo, abifuza indimi ndetse n'abifuza kwiga umuco nyarwanda, abashaka kujya mu itorero. Dufite itorero ryitoza buri wa 4 hano kuri Tea House, ni karibu. Ninde utwigisha? Dufite dutoza yitwa Ryan yitwa Ryan ndetse dufite na Sam, ni babiri, umwe yigisha ingoma undi akigisha kubyina. Ni karibu buri wa 4 saa 12. Numva ko twagerageje kuzana ibintu byose bijyanye n'umuco ndetse n'indimi kugira ngo dushyigikire ururimi rwacu, umuco wacu utazacika. Murakoze cyane, nibuke gukora subscribe na likes na share.